ibyatangiye gute, byagenze gute kugira ngo umwana abashe kuba yageraho atakaza ubwenge bwe? Ni ukuvuga ngo kugira umwana agere aho atakaza ubwenge bwe, hari umunyerondo muri karitsiye wanterese bita Rasita, arambwira ati se ko mfite 1000 wampa ku bintu? Ndamubwira ati rero Rasita, njyewe ntabwo nigurisha, ugenda ujye gushaka indaya ku muhanda. Arangije arambwira ngo nuko mbwiye, ashima mu mutwe gutya. Ndaje nkwemeze ngo nkwereke n'ikimenyetso. Ubwo yaragiye, nari nkiri ku muhanda, araza yica urugi, asanga umwana mu nzu, amukubita fera beto. Njye navuye ku muhanda, nsanga umwana yashizemo umwuka. Ndagenda. Wasanze yapfuye se? Nasanze yapfuye, ariko umutima ntabwo wari wakaguyemo imbere. Abakunzi ba Kamere TV Show, twongeye kubasuhuza. Uyu munsi twakoreye ikiganiro mu bihe bidasanzwe. Hari umuturage waduhamagaye, nk'uko mubibona turi ahantu mu muhanda, tugiye kureba umurwayi ufite ikibazo. Murabibona ko bitoroshye, ariko tugomba kubikora kugira ngo dufatanye. Turajyana rero, turatangirira hano tuzamuka, tubereke se uyu murwayi atuye hehe, cyangwa se abayeho mu buzima bumeze bute. Nibyo tugiye kurebera hamwe, hanyuma turajyana twese turebe ese ubuzima bayemo n'ubuhe buzima, hanyuma ufite ikintu azashobora ukurikira ikiganiro cyacu azagira, azamufasha. Mwabibonye ko bitoroshye, hano hantu kwazamuka ni ahantu hatoroshye, ariko tugomba kubikora tukamufasha, tukareba yuko yagira ubuzima bwiza. Mu by'ukuri iyi channel icaho ibintu byiza kandi by'ingenzi. Umuntu uzakureba iki kiganiro wese musabye ko azakurikirana akareba. Murabibona rero turacyagenda, ni urugendo rutoroshye, ntabwo byoroshye. Turacyari kumwe rero tuzamuka, turebe se hatuye hehe, abayeho ate, ese yabonye ubufasha. Ibyo byose nibyo tugiye kurebera hamwe, hanyuma dufatanye nk'itimu kugira ngo twubake ejo hazaza harusheho kuba heza. Turi kugenda, mu by'ukuri turahageze, ariko ni urugendo rutoroshye. Izuba ni ryinshi murabibona, ariko mu by'ukuri turacyari kumwe. Tugeze mu rugo rwe, turakomeza tugende tubereka ese abayeho ate, ubuzima bwe n'ubuhe. Muri make ni ahangaha, turakomeza tugendane paka twinjiye mu nzu, dukomeze tuganire, turebe se uyu mwana yarwaye iki, byagenze gute. Amatsiko mufite niyo nanjye mfite, iyi niyo nzabayemo, abanyemo n'abana be. Ibyinshi kurenza ibyo ngibyo araje arabitubwira, turi kumwe. Icyo mbasaba ni ugukurikira mukamenya ese byagenze gute. Amatsiko mufite nanjye niyo mfite, ndagira ngo buri wese ashire amatsiko. Tugiye gukomanga, baze baduhe karibu. Baduhaye karibu rero, tugeze mu rugo rw'uyu mumama. Turatangira tumusuhuza. Muraho neza? Amakuru yanyu? Makuru ni meza. Ndakeka tutibeshya ari mwebwe. Tugiye rero kugirana ikiganiro nk'uko waduhamagaye tubwira ikibazo ufite.
uratangira utwibwira hanyuma ubwire n'abadukurikiye ibibazo bimwe na bimwe wahuye nabyo. Amazina yanjye nitwa Ntawumvayino Konsole, abantu ye hano mu mudugudu wa Ruraza. Ibibazo nahuye nabyo bwa mbere ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu 2019. Abayobozi bo mu mudugudu bari barabipfukiranye, Afurimax TV ibasha kunsura bijya ahagaragara. Bamwe na bamwe baransura bampa ubufasha buza umwana, kugeza ubu ngubu noneho nongeye guhura n'indi kesi ya kabiri. Umwana wanjye bamuviyora ku ngufu. Ibyo byose ndabifite, ibyo byose ni ibikomere mfite. Bamuviyoye mu gihe yari akirwaye cyangwa yari yarakize? Yari yarorohewe, ubwo hahita hazamo ibyo bibazo bindi. Hanyuma se umwana wowe ubwawe ku giti cyawe wamuvuje hehe mbere y'uko bagukorera ubuvugizi? Byagutwaye igihe kingana iki kugira ngo umwana wawe abashe kuba yamera neza, cyangwa se niba ataranamera neza byose uraza kubitubwira turi kumwe? Ni ukuvuga ngo umwana nagiye centre de santé aho bita Kinyinya ngera Kibagabaga iransifera CHK. CHK mpaze amezi 2, barambwira ngo ubwenge bwaragiye, biba ngombwa ko njya Ndera. Ariko Ndera babashije kumpa ibinini kugira ngo mu mutwe he hakore neza, ubushobozi buza kubura, ndaparika. Nk'abantu batakurikiranye ikiganiro cya Afurimax TV ngo bamenye ibibazo wahuye nabyo, babonye ikiganiro bushyashya, uravimuzi utubwire uko byagenze kugira ngo bigere aho umwana atakaza ubwenge, bimuviremo n'izindi ngaruka zitari nziza. Ukuntu byagenze, nagiye ku muhanda, mpageze mpahurira n'uwari umunyerondo bitaga Rasita. Arambwira ngo ese ko mfite 1000 wampa ku bintu? Ndamubwira ati ntabwo nigurisha, icyo 1000 ugenda ugishire bamaraya ku muhanda, n'undi munsi nuzongera kumbwira iryo jambo tuzapfa ubusa. Arangije arambwira ngo nuko mbwiye, ashima mu mutwe gutya. Ndaje nkwemeze ngo nkwereke n'ikimenyetso. Ubwo yaragiye, nari nkiri ku muhanda, araza yica urugi, asanga umwana mu nzu, amukubita fera beto. Njye navuye ku muhanda, nsanga umwana yashizemo umwuka. Ndagenda. Wasanze yapfuye se? Nasanze yapfuye, ariko umutima ntabwo wari wakaguyemo imbere. Muri make wasanze bimeze bite? Umwana byari ari kuva amaraso, byari bimeze bite? Bisobanura neza. Ni ukuvuga ngo umwana nasanze yavuye amaraso menshi cyane, yafashe, byabaye ibintu bimeze ukuntu. Gutya mu mpanga, iki cyose yari yagisatuye, hari umutsi wateraga uzamura mu kirere hejuru, ari guhumeka kuka gake cyane. Nasanze yavuye hose mu buriri huzuye, ariko umutima utaragwamo imbere. Birumvikana cyane, ni inkuru ibabaje kandi iteye agahinda. Ese mbere y'uko Afurimax kuvugiye hari ubufasha wabonye? Afurimax yaransuye, ubufasha buraboneka, hagera bitanga. Umwana mujyana kwa muganga, ariko muko kumujyana kwa muganga nanobu ubushobozi bwabaye bukeya. Umwana ageze haricara ibinini ntiyabibona by'Indera. Nuko byaje kungendekera. Ariko nibura hari icyo byatanze? Hari icyo byatanze, cyane cyane ndashimira Afurimax TV yambaye hafi, nayo yatumye bimenyekana. Hari komite yavuyeho, iyo komite yari yarirengagije ikibazo nagize, ariko Afurimax ije iramfasha, ndayishimira cyane.
uwo muntu wakoze ibyo ngibyo hari ubutabera waba warabonye se? ubutabera nabonye ni ukuvuga ngo ribu ya Bumbogo yaraje iramufata imujyana imageragere, ariko noneho aza kuburana arajurira, urukiko rumukatira imyaka 6. Sinabimenya nsubiye kuri ribu i Bumbogo nibo bampaye ibipapuro bigaragaza ko yajuriye yaboranye. Muri make arafunze ari mageragere. Hanyuma si inkuru watubwiye y'ukuntu yaje kuba yahohoterwa agafatwa ku ngufu, iyo yatewe nande byagenze gute? Ni ukuvuga ngo ukuntu byagenze, nari mfite hano akaradiyo ndakajyana ngiye kugashakira umukiriya hari mu masaha ya nimugoroba. Ubwo naje gutaha ngeze ahangaha nsanga urugi rurakinguye, ndavuga ati noneho umwana wanjye baramwishe bwa kabiri. Sinzi ukuntu namuhamagaye numva akajwi, ndaza ninjira mu nzu, ntihabonaga nta buje, nta kibiriti, nta telefone ngira. Ndamubaza ati mwana wanjye byagenze gute? Arambwira ati mayi umuntu w'umugabo yaje, dore yishe serire, dore kiriya kintu zahera kivunye kiriya gikondo cy'inyuma, akoramo imbere asanga harimo imfunguzo, araza nyine yarampohotera. Ubwo ngubwo kubera hatabonaga sinahise menya ibibaye ako kanya, ariko naje kubimenya bukeye bwaho hari ku wa mbere ku itariki 7 z'uku kwezi kwa 2. Ubwo nahise njya mu bitaro Kibagabaga, ngeze Kibagabaga Isange One Stop Center iranyakira, bakurikirana umwana. Narayeyo ntaha ku itariki 8, baduha imiti, dore imiti ngiye hano, iyi miti ngo niyo kumurinda ubwandu. Nuko ndataha, ariko kugeza izi saha umwana yarigaga ariko ntabwo yiga, ubu ari mu buriri araryamye. Izo ngaruka zose zirahari ku mwana atiga kubera ibibazo nahuye nabyo. Abasha se kuba yabyuka akagenda cyangwa byaranze nyine yararembye mu buriri? Umwana ntabwo agenda, ararembye ari mu buriri araryamye. Wamutwereka tukaba twamureba se? Reka ngende muzane. Urakoze. Dore wa mwana muramubona n'uyu nguyu, dore na bya bikomere yahuye nabyo bya mbere. Ni ahangaha twibera, kurya iyo mbonye icyo kurya nkimuzanira hano, kumwoza bwo bisaba kumuterura. Ubuzima tubayemo muri make ni ahangaha twibera mu buriri. Ni ukuvuga ngo tumaze kureba umwana ukuntu ameze n'uburyo ubuzima abayemo, ese kugira ngo umwana arinde amera kuriya ni igiki yamukubise kugira ngo umwana ageraho amera kuriya? Umwana nyine mwamubonye ni kuriya bimeze, kugira ngo agere aho amera kuriya. Dore icyuma yaje arafata akimukubita, nicyo caje janze ari amagufa yo mu mpanga. Iki nicyo cyamwangirije, nicyo cyamuteye kumera kuriya. Ni muri babaje kandi iteye agahinda, umuntu muzima gukora ibintu nk'ibi birababaje, ariko nta kundi. Nyuma rero yo kureba uko bimeze n'uko bihagaze, ese uramutse ubonye ubwo bufasha umwana yajya kwiga amaze gukira, uratubwira ibyifuzo byawe ku buryo n'udukurikiye yumve ikintu yakora kugira ngo abashe kuba yagufasha mu gahinda kawe? Ni ukuvuga ngo ubuzima tubayemo, tubayeho nabi, ndetse usibye kurya no kunywa, hari impapuro banyandikira bakanyohereza bagacisha munsi y'urugi hariya. Ubwa mbere nabonye 2, ndetse urundi ruzanwa n'umuturanyi, harimo amagambo menshi ankomeretse bavuga ngo uyu mwaka ninapfa barica umwana. Urumva ni ibibazo. Ariko nibura waba warishinganishije mu nzego z'umutekano? Mu nzego z'umutekano, usibye aho ngaho najyanye izo mpapuro, na n'ubu hano ntazo mfite ziri kuri ribu. Ibyo narabivuze ndababwira ati nshaka kwishinganisha, nuko nguko bihagaze. Ariko ndaryama sinsinzira,
mba numva nta mahoro mfite, nkumva hano ibintu hanze ukuntu, avuga ati noneho n'akano kazu bagiye kukanyiciramo. twebwe rero iyi channel yacu ya Kampire TV show bakunzi bacu, murabizi ko hano dukunda kuvuga ibintu by'ubuvuzi. Umwana wawe ashobora kuba yaragize icyo kibazo cyo kwangirika mu bice bye by'umubiri. Ese wumva yuko twagufasha iki kugira ngo tumufashe dutangire tumuvure? Mu byiyumviro byawe wumva twagukorera iki? Njyewe mu byiyumviro byanjye, icyifuzo cya mbere ni uko mwamfasha umwana hareba ukuntu namujyana kwa muganga bakamukurikirana bakamuvura, kuko afite ikibazo gikomeye cyane. None ko wavuze ko nta telefone ufite, waba wibuka nimero zawe za telefone ku buryo uramutse ubonye agatelefone waswapisha? Nimero yanjye ya telefone ndayibuka. Niba wayibuka aho ni byiza, ngiye kugusigira agatelefone gatoya, hanyuma muhe n'amafaranga 1000 ugende ukore swap, hanyuma nimero yawe urayibwira abadukurikiye ariyo bazajya bagufashirizaho. Nimero yanjye ni 078 128 204. Nongere nyisubiremo, ni 078 128 204. Iyo ngiyo. Namwe murakoze cyane. Yego, nawe urakoze. Iki ni 1000 uri bugende ukore swap, hanyuma nimero yawe ijya ku murongo. Inshuti bakunzi ba Kampire TV show, mu by'ukuri mwabibonye, twabanye ikiganiro gitangira kugeza aho ubu ngubu kigeze. Ni inkuru ibabaje kandi ni inkuru iteye agahinda. Nkuko nabibabwiye ko iyi channel icaho ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, ari nayo mpamvu nakubwiye ngo niba utarakora subscribe hari byinshi wacikanywe kuri ino channel. Uyu mubyeyi mu by'ukuri arababaye, nawe nk'umuntu ufite umutima wa kimuntu wagira impuhwe, cyane ko nta telefone afite. Ubuzima bayemo burababaje kandi buragoye. Urebye nakoreka amwe mu mafoto umwana ukuntu yabaye. Ahangaha uri kureba yari ari mu bitaro, afite icyo kibazo cyo kuba baramukubise bakamumena umutwe, niko nabyita. Hanyuma aho bimazije korohera ariho yari amaze koroherwa. Ahangaha yari amaze koroherwa ariko afite inkovu mu gahanga yanze gukira, igenda ivamo amazi. N'ubu ngubu niko bimeze, ntabwo birakira kandi mu by'ukuri akeneye ubufasha pe. Ndabasabye mwebwe mudukurikira, mube mwabireba kandi mugire ikintu mwakora. Ndakwereka mbere yuko agera ahangaha ukuntu yari umukobwa mwiza ushimishije. Uyu mwana yari mwiza pe. Nk'umubyeyi ufite impuhwe, uyu mwana yari afite ejo heza hazaza, kandi nawe ufite umutima wazagira ikintu ukora, umwana akavuzwa, umwana agakira, agasubira ku ishuri, akabaho mu buzima bwiza.